Buri muntu wese aho ava akagera aremanwe kamere ishobora kuba yamutera kurakara. Igihe umuntu yarakaye aba ashobora kuba yavuga amagambo atatekerejeho, cyangwa se yaba yanarakaye cyane akaba yanayavuga yatekerejeho, ariko ayo magambo akaba atari meza. Mu by'ukuri hari amagambo ashobora kuba atumvikana mu matwi neza, ariko mu by'ukuri akaba ntacyo yatwara umuntu. Ariko hari n'amagambo ashobora kuva mu kanwa k'umuntu maze uyabwiye ayo magambo yakazamukurikirana. Cyane cyane ibi bintu bikunda kuba ku babyeyi iyo babwira abana babo amagambo akakaye cyane, ndetse bakayababwira bababaye cyane bitewe n'uko abo bana babo bababaje cyane. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe amagambo twakwita nk'uburozi k'uyabwiwe, cyane cyane ari nk'umubyeyi uyabwiye umwana we. Iki kiganiro ni icya Wordland TV, mwagiteguriwe kandi munakigezweho na Donatien Bimenyimana. Tubahaye ikaze. Niba uri umuntu mukuru ushobora kuba warigeze wumva ijambo umutongero cyangwa se gutongera. Umutongero cyangwa se gutongera ni ugukora ibintu warangiza ukabiherekesha amagambo kandi ukayavuga wumva wizeye neza ko byanze bikunze ayo magambo yazashyira mu bikorwa ibyo bikorwa urimo gukora, cyangwa se ibyo urimo kwifuza kuba wakora, ibyo ugambiriye gukora ko ayo magambo azagenda akabishyira mu bikorwa. Abantu bitwa abarozi cyane cyane abantu b'abarozi cyangwa se abantu b'abapfumu nibo bakunda gukoresha ibi bintu cyane. Nk'abantu bakuru abenshi bigeze bagana abantu bakora ibintu by'ubupfumu cyangwa se byo kuroga n'ibindi gutyo, bashobora kuba babizi cyangwa babisobanukiwe. Muri make rero amagambo tugiye kugarukaho ni amagambo nayo aba ameze nka gutyo, cyane cyane iyo umubyeyi yabwira umwana we aba ameze nk'aho amuvumye cyangwa se amutongereye ibyo bintu amubwiye. Ku mwanya wa mbere tugiye kureba ijambo ribi cyane rikakaye, ijambo rivuga ngo n'ubundi ntacyo uzimarira. Iri jambo iyo umubyeyi aribwiye umwana we aba amwishe mu bwonko. Igihe cyose umwana hari ikintu agiye gukora cyamugirira inyungu cyangwa se ari mu bandi, bimutakariza icyizere cyo kuba yagira ikintu akora cyangwa se yakwiyumvisha ko yageraho, kuko aba yumva ko n'ubundi bamubwiye ko nta kintu yakwimarira cyangwa yakwigezaho. Iri jambo ni ijambo ribi cyane, kandi hari ababyeyi bakunda kurakara bakaba babibwira abana babo, cyane cyane nk'ababyeyi bo mu cyaro nabo bakunda kubwira abana babo amagambo mabi akomeye cyane, cyangwa cyane nko mu miryango ikennye cyane niyo usanga ababyeyi bakunda kugira umushiha, cyane cyane nk'umwana yakora ikosa yamurakaza akaba yamubwirira ijambo, ariko mu by'ukuri iri jambo ni ribi cyane. Niyo uribwiye umwana warakaye cyane yakurakaje cyangwa akoreye ikosa rikomeye cyane, urangiza ukamureba ukabwira ngo n'ubundi ndabona ntacyo uzimara cyangwa se ntacyo uzamarira, ntacyo uzimara, ntacyo uzigezaho. Umubwiye ijambo ribi cyane rigenda rikamwica mu ntekerezo ziwe, n'aho hantu hose yazaba ari azaharikurana, cyangwa se niba narimubwiye ari mukuru azajya ahora aryibazaho, yumvishe yuko n'ubundi nta kintu yakwimara cyangwa yakwigezaho, kuko n'ubundi iryo jambo waramubwiye riba risa naho rizagenda rigaruka mu bwonko bwe igihe kirekire, rigahora rigaruka mu mutwe we, akajya ahora yumvisha ko n'ubundi ntacyo yakwigezaho, bitewe n'uko yabonye ko nta cyizere abantu bamugira, bitewe n'uko niba mama we cyangwa se umubyeyi we ataramugiriye icyizere, niba ari mama we cyangwa papa we akaba nta cyizere yamugiriye, ariwe wakagombye kuba amugira icyizere cyangwa urukundo, aba yumva ko nta wundi muntu n'umwe wamwitaho cyangwa se wagira icyo amufasha. Niyo mpamvu aba yumva yuko n'ubundi ntacyo yakwimara cyangwa ntacyo yakwigezaho. Niyo mpamvu rero ijambo ryo kubwira umwana wawe wibyariye ngo n'ubundi ntacyo uzimarira, iryo jambo ni ribi cyane. Niba uri umubyeyi uzirinde kuribwira umwana wawe, cyangwa se uzirinde no kuribwira undi muntu uwo ari we wese uri hafi yawe, ntabwo ari ryiza. Ku mwanya wa kabiri turahasanga ijambo ryo kugira ngo umubyeyi abwire umwana we ngo urakicwa n'umuruho cyangwa se uragakubwa n'umuruho. Iryo ni ijambo ribi cyane, ribi cyane cyane, ariko uba usa naho uvumye umwana wawe wumva yuko nta rupfu akwiriye kuzapfa, nibura ngo apfe hari ikintu yimariye, cyangwa se apfa ari muri kondisiyo nziza cyangwa situwasiyo nziza, cyangwa ari mu buzima bwiza. Usa naho umubwiye ngo azagende abeho mu buzima bwo kuruha, azarinde apfa nta kindi kintu kizima abonye kimunezeza, azapfe n'ubundi yumvisha ko ari indushyi cyangwa se ko ari mu buzima bw'uburushyi.
Iri ni ijambo naryo twakwita ko ari nk'iry'uburozi, umubyeyi aramutse abwiye umwana we yaba asa n'aho amuvumye n'ubundi. Iri jambo naryo ni ribi cyane, kuba uri umubyeyi ukatinyuka ukaribwira umwana wawe, bose uba usa n'aho umwirogeye kandi waramubyaye. Iri ni ijambo ribi cyane, uko waba warakaye kose, umujinya wawe ufite uko waba umeze kose, iri jambo ntirizigere riza hafi mu ntekerezo zawe ngo wowe watinyuka uribwire umwana wawe, kuko ni ijambo ribi cyane, ni nk'umuvumo. Umubwiye yuko mu buzima bwiwe ntazigere abona ikintu cyiza cyamushimisha, azahore mu buzima bw'uburushyi kugeza arinda apfa agwa muri ubwo buzima. Rero rishobora kuba ryamukurikirana rikaba yazarinda apfa kuko ari muri ubwo buzima, kandi koko no mu gihe cyose yaba ariho yazajya ahora yiyumvisha ko n'ubundi niyo yazaba ababaye, ibyo yazajya anyuramo byose bimubabaza cyangwa se bimuhangayikisha, yajya ahora yiyumvisha ko n'ubundi ari rya jambo wamubwiye ryakomeje rikamukurikirana, kandi koko ntabwo yaba abeshye. Kuvuga ngo iryo jambo naryo ryo kubwira umwana wawe ngo aragakubwa n'umuriro cyangwa se arakicwa n'umuruho cyangwa se arakagubwa nabi, gutyo amagambo nk'ayo mbese yo kumva yuko ntazigira amererwa neza, ijambo ryikanye no kumwifuza kutazigira amererwa neza kugera apfuye, ni bibi cyane, ubusa naho muvumye, muzaryirinde. Twagiye tugeze ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turahasanga ijambo ryo kubwira umwana wawe ngo umva imbere wacyo ntazi we. Kuvuga ngo umwana wawe iyo umubwiye ngo ni icyo utazi, mu by'ukuri ntabwo abasha kwisobanukirwa ngo wumve yuko n'ubundi ari umuntu nk'abandi. Nyine igihe cyose umweretse yuko nta gaciro afite, ari ikintu nyine abantu batasobanukirwa, nyine abayumva azajya ahora yiyumvisha yuko nyine n'ubundi nta gisobanuro mfite, ubundi maze iki. Ni ijambo rimutesha agaciro mbese mu bandi, nawe umutesheje umwishe mu bwonko ku buryo tuzajya yicara nyine ngo yumve ko nawe ari nk'abandi, ashoboye kuba yagira icyo akora nk'abandi bose, cyangwa hari icyo yakwigezaho nk'abandi. Ni bibi cyane. Ubwo rero iryo jambo naryo ni ribi cyane, wabwira umwana wawe ngo ni icyo wowe utazi, kandi uri umubyeyi wiwe, ari we uzi uburyo yakuvunye, ari we umurera, ari we ugira gute, wangiza ukamubwira ngo ni icyo utazi. Mu by'ukuri niba yumva umubyeyi we amubona nk'aho atamuzi cyangwa se ari ikintu adasobanukiwe, azajya yumva yuko nta wundi muntu n'umwe waba umubona cyangwa waba umwumva, azajya yumva ko abandi bantu bose n'ubundi bamubona nk'ikintu batazi. Iryo naryo ni ijambo twafata nk'uburozi, kuba umubyeyi yaribwira umwana we, ni ijambo ribi cyane rwose, naryo muzaryirinde, ntuzigere utinyuka kuba wabwira umwana wawe ngo ni icyo utazi. Iryo jambo ni ijambo rya gatatu naryo kwirinda kuba wabwira umwana wawe. Ijambo rya kane ari naryo rya nyuma mu magambo anene nateguye, risa naryo rifite igisobanuro cy'ibi byose twari turimo tugarukaho, ni ijambo ryo kubwira umwana wawe ngo ndi so ndakuvumye, cyangwa se ndi nyoko ndakuvumye. Mu by'ukuri iryo ni ryo jambo ribi riruta ayandi mu buzima waba ubwiye umwana wawe. Kwicara cyangwa se gutekereza ukavuga ngo ukabwira umwana wawe ngo ndakuvumye, waramwibyariye. Yewe sinzi n'undi muntu uwo ari we wese waribwira, niba waba utaramubyara n'umwana w'umuturanyi cyangwa se n'undi, ngo ni uko yakurakaje cyangwa se yagukora ikintu kitari cyiza, kubwira umwana ngo uramuvumye rwose, ubwo nyine uba umuciriyeho iteka. Umuvumo akenshi iyo uribwiye umwana wawe yagukoreye ikosa kuko yakoze ikintu cyakubabaje cyane, iri jambo urimubwiye uretse Imana yonyine yazasenga ikamukuraho uwo muvumo. Ariko ubundi rwose akenshi amagambo nk'aya y'ababyeyi bayabwiye abana babo barakaye cyane, bababaje, aya magambo arabakurikirana. Niyo mpamvu ijambo nk'iri rwose ritakagombye kuzava mu kanwa kawe na rimwe mu buzima bwawe, ubwo watinyuka uribwira umwana wawe uko waba warakaye kose ibyo yaba yakoze byose. Niyo mpamvu buriya tuba dukwiye kwirinda gushyira mu mutwe wacu cyangwa se mu ntekerezo zacu amagambo ashobora kuba yaba mabi ku muntu, kuko buriya ijambo rirarema. Uko twatangiye tuvuga ati abantu b'abapfumu cyangwa se abarozi, ibyo bakora byose barabitongera kugira ngo ya magambo babivugiye abe ariyo azagenda ashyire mu bikorwa bya bintu, kandi koko niko bigenda. Ubwo rero n'umubyeyi ashobora kuba yabwira umwana w'amagambo nk'aya, ugasanga nyine hamwiciye ubuzima bw'ahazaza birarangiye. Kandi koko ibintu birakora, muri biriya tuzi abantu bagiye bavuma abantu, bavuma umwana we ngo kubera ko yamubonye yasinze yambaye ubusa akamureba ubwambure,
yangiza akajya guhuruza abakuru be akabibereka niba ari barumuna be, nuko aramuvuma kandi umuvumo aramukurikiranye n'abandi hirya no hino batuzi, si we wenyine muri biriya n'abandi mu buzima busanzwe. Ushobora no kuba nawe hari n'undi muntu uzi wenda waba ari nk'umwana wawe upfuye akagwa nko ku gasi cyangwa se n'ahandi hantu biturutse ku muvumo wenda w'umubyeyi we cyangwa nyirakuru cyangwa undi muntu ukuze waba yarigeze amuvuma. Birakora cyane amagambo mabi rero tuba dukwiye kuyirinda. Icyo cyari cyatumye ntegura iki kiganiro kijyanye n'aya magambo mabi, cyane cyane ku bantu ba hafi yacu, ababyeyi bacu cyangwa se ababyeyi bacu bashobora kuba batubwira cyangwa se twe nk'ababyeyi twaba twabwira abana bacu, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byiza. Amagambo mabi nk'aya ni ayo kwirindwa cyane. Bashimiye kuba mwafashe umwanya mu kumva iki kiganiro. Imana ikomeze ibarinde, ikomeze kubaba hafi no kubarinda kamere yo kuba mwahubuka mukavuga amagambo mabi nk'aya. Ikomeze kubakamo amagambo meza yo kubwira abana banyu kugira ngo ayo magambo azabaherekeze mu buzima bwabo, aho bazajya baraba bari hose bajye bahora batekereza ko babyawe n'ababyeyi babakunda. Ndabashimiye, mukomeze mugire amahoro y'Imana. Tuzasubira mu kindi kiganiro. Ciao ciao.